Mwaramutse neza abakunzi ba Kaireme. Uyu munsi rero nifuje kuganira namwe bakundwa, tukareba ngo nizihe ngingo z'umubiri umugabo akwiriye kwitondera cyane. Nuvuga ngo hari ingingo z'umubiri zishobora kwangiza umugabo ku buryo ashobora gusigara ari karikasi, ashobora gusigara ari inapti, nta kintu na kimwe yabasha kugira ngo agereho mu bijyanye no kubaka urugo rwe. Izi ngingo ni izihe? Wakwibaza ute se ni uruhe rugingo rudafite akamaro? Ingingo zose zifite akamaro, nibyo koko, ariko hari urugingo ushobora gutakaza fonction, imikorere yarwo, noneho bikaba birarangiye ku buryo ubuzima bwawe buba impacted ku rwego rwo hejuru. Rero ni byiza ko umugabo abimenya, akanitonda, akitondera izi ngingo. Urugingo rwa mbere ndi bukubwire ni impyiko. Impyiko z'umugabo ni nka moteri ituma abasha gukora, abasha kubaho, abasha no gukora movement. Nuvuga ngo iyo ugize ikibazo cy'impyiko, imbaraga ziba zirangiye. Iyo ugize ikibazo cy'impyiko, urebye nabi, baragukuramo impyiko, usigarana imwe, nabwo kandi zishobora kuba zafashwe zombi, kuko ushobora kwibwira ko imwe ariyo yagize ikibazo, ariko mu by'ukuri impyiko zawe zombi zararwaye. Bisaba ko mu by'ukuri waratakaje nyine impyiko, bigasaba ko hari umuntu uguha impyiko, kandi impyiko murabizi irahenze ku rwego igeze nko kuri miliyoni 11-12, kandi igiciro cyayo gikomeza kuzamuka. Kubona rero umuntu wemera kuguha impyiko bikanaba compatible, kuko si umuntu wari wese waguha impyiko ngo ikore. Hari ushobora kuyiguha ariko muganga yapima agasanga ari incompatible, donc bidashobora gukorana nawe, amaraso yawe naye bidashobora gukorana. Urumva rero icyo gihe birasaba ko wowe nk'umugabo wimenya, ukimenya, ugateganya ko bishoboka neza ko wazagira ikibazo cy'impyiko. Kuko impyiko zishobora kuza bitewe n'uko utanywa amazi, icyo ni kimwe, kandi ukora imirimo ivunanye. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba ukora akazi kagusaba kwirirwa wicaye mu modoka, utwaye imodoka. Ushobora kuba ukora akazi kagusaba guterura ibintu. Ushobora kuba ukora akazi akariko kose wakora. Noneho za mpyiko ukaba utaziha ibyo zikeneye, nk'amazi cyane cyane, kunywa amazi cyane akwiriye ibiro byawe. Twarabivuze mu kindi kiganiro twakoze, ugomba kumenya amazi ugomba kunywa ni litiro zingahe bitewe n'ibiro ufite n'uburebure bwawe. Hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ngo umugabo iyo agize ikibazo cy'impyiko, ikintu kijyanye no kubaka urugo nacyo kiba ikibazo, kuko kiriya gikorwa nacyo gifatwa nk'igikorwa cy'akazi cy'imbaraga, kuko ugikoze ni nk'aho yirutse ibirometero byinshi. Urumva umugabo udafite imbaraga, kuko impyiko ziba zamaze gutwara imbaraga ze, ubwo urumva n'icyo gikorwa ashobora kugikora kikamuteza ikibazo, kubera ko n'impyiko ziba ziri hafi cyane y'imyanya y'indangagitsina. Uko rero akoresha wa mugongo, cya gice cyo hasi, niko impyiko zirushaho kugira ikibazo. Niyo mpamvu akenshi n'abantu bafite impyiko baba bari muri risike yo gutegekwa ko bagomba kwitondera kiriya gikorwa ntibakijyemo cyane, ko gishobora kurushaho kubangiza cyangwa se kubatera kwihutisha indwara, bakaba banapfa vuba. Impyiko rero iyo ubuze uburyo, bashobora kugushyira kuri dialyse, ariko nta muntu nzi wamaze kuri dialyse imyaka 20 cyangwa 10. Abonzi bamaze kuri dialyse imyaka mike, gusa hari umuzungu nabonye wavuze ko yamaze kuri dialyse imyaka 8, agize Imana baza kumuha impyiko. Yego, hari naho nabonye batangiye gukoresha impyiko z'ingurube, ariko giye ku bwanjye nakubwira ngo prepare-toi, kuko izo operation zose zo kuguha impyiko y'undi muntu, zo kuguha impyiko y'ingurube cyangwa iki, ziri cher, zirahenda cyane. Ushobora kurwana nazo ukazarinda upfa utarazibona,
icyiza ni uko warinda impyiko zawe. Ni ukuvuga rero ako kantu abagabo bakazirikane, no kudakora akazi k'abumani pawa kagoye cyane. Hari ukuntu umuntu aterura ibintu ariko bya bintu uri guterura cyane bivunanye bikakugora, irinde. Noneho dukomeze indwara ya kabiri, nako urugingo rwa kabiri ukwiriye kurinda ni umwijima. Abagabo benshi ntabwo bazi ko ibyo barya n'ibyo banywa bitusha cyane umwijima. Umwijima ni urugingo irreversible, ni urugingo iyo warurwaye kugira ngo uzakire umwijima ni Nyagasani wenyine. Uyu munsi abantu bamwe bavuga ko bavura umwijima, bakagerageza hepatite B, hepatite C, bakarwana nabyo bakagerageza ngo bakuvure. Ariko mu by'ukuri abakira, umubare w'abakira n'umubare w'abapfa cyangwa se w'abakomeza barwaye iyo ndwara ntibingana. Umubare w'abakira ni muto cyane. Nawe rero ushobora kuba umunyamahirwe wenda ukaba muri abo bakira, ariko ushobora no kutaba umunyamahirwe ikaguhitana. Umwijima rero abagabo benshi barawunegrije, kandi abagabo umwijima mwinshi bawukura ahantu habiri ngiye kuvuga. Umwijima abantu bamwe bawukura mu busambanyi. Ni ukuvuga ngo hari umwijima wandurira mu busambanyi, umuntu akaba arwaye umwijima, wowe ukaza mukaryamana, muri ya matembabuzi ugahita wanduriramo umwijima, ariwo bita hepatite B. Iriya hepatite B yandurira mu matembabuzi. Umuntu ushobora kumukoraho, ushobora kuryamana nawe, ushobora gusomana nawe, ushobora kugira ute, akaba arakwanduje. Abantu benshi birinda HIV kuruta uko birinda izindi ndwara, ariko HIV yonyine ntihagije kugira ngo ubashe gusavayivinga ku mwijima nako ku buzima. Ubuzima busaba ko wirinda indwara zose zishoboka, harimo rero na hepatite B, nayo yandurira mu mibonano mpuzabitsina, nubwo yandurira mu matembabuzi nyine mu bundi buryo bwose. Rero nabwira umugabo wese ko yirinda hepatite B akoresheje nyine kwirinda iyo mibonano mpuzabitsina idakingiye n'umuntu, ndetse no kuba umuntu bari kumwe ni byiza ko baba barisuzumishije akaba azi uko ahagaze, ko ushobora no kumwamburasa gusa ibyo byose ukabitwara. Ni ukuvuga ubwo urugingo ni umwijima, turacyari ku mwijima. Ntabwo umwijima rero ari hepatite B gusa, umwijima ugira na hepatite C, ukazageza no ku rwego rwo kugira cirrhose. Cirrhose ni igihe umwijima watangiye kunyenya amazi, noneho mu kinyarwanda bakabyita urushwima. Urushwima ni igihe umwijima nyine unyenya amazi akuzura inda, ugatangira kugira akantu k'akabombe kikunda nyine ko kubyimba inda. Uyu mwijima iyo ugeze ku rwego rwa cirrhose, abantu bawuvuraga ngira ngo bari bakeya. Kera nkiri umwana najyaga numva abantu bavuga ko urushwima baruvura, kandi urushwima nyine ni cirrhose. Yaba yaravuye ku burozi yaba itaravuye ku burozi ni cirrhose. Niba baravubashaga kuvura umwijima wageze ku rwego rw'urushwima, ni ukuvuga ko bashoboraga kuvura nyine umwijima wose wageze ku rwego rwa cirrhose. Ariko abo bantu ntekereza ko batakibaho, barashaje n'ubumenyi bwabo barabujyana, ku buryo umwijima ugeze kuri cirrhose, imiti ya kizungu kugeza uyu munsi ntabwo nemeza ko ibasha kuvura umwijima ugeze kuri cirrhose. Cirrhose ni icyo gihe nyine cyo kunyanya amazi ugatangira kubyimba inda, amazi yuzuye inda. Icyo bakora barakuvoma, bafata igihe bakakuvoma, bagafata igihe bakakuvoma, ariko igihe kiragera ugatambuka nyine, kuko wageze kuri urwo rwego rwa cirrhose biba bigeze kure. Umwijima rero, umwijima ni ikintu kibi cyane, ni urugingo umuntu arwara rukamugezayo. Umwijima rero turebe n'ubundi buryo abagabo bangiza umwijima wabo batabyitayeho, batabihaye agaciro. Uburozi bwose bwinjiye mu mubiri bwataka umwijima. Tuvuge none aha ngaha ndiwe n'inzoka, nkimara kuribwa n'inzoka, iyo inzoka imaze kundya ubumara burinjira mu mubiri. Aho indiriye udahise ufata ikintu ngo wazirike goye kurenga aho ngaho ko bugenda muri circulation sanguine, uhita uzirika aho ngaho ku buryo bitongera kurenga aho ngaho. Ariko iyo bitabayeho ko bazirika aho ngaho, bwa bumara bw'inzoka burazamuka. Ikintu cya mbere bwica n'umwijima. Umwijima ukimara gupfa direct n'umuntu aba apfuye.
noneho uburozi bwose niba bwinjira mu mubiri ugahita bujya ku mwijima, tubirebe noneho muri angire y'ibindi bintu dukonsoma, ibyo turya cyangwa ibyo tunywa. Abagabo benshi bakunda kunywa inzoga, ntabwo nkunda kubinyura ku ruhande. Abagabo benshi bakunda inzoga, kandi inzoga nyinshi banywa zihita zataka umwijima, zinaniza umwijima obligatoire. Umugabo aragiye afashe inzoga, amafuru, amacupa angahe, aragotomeye, hanyuma umwijima urananirwa, kuko za nzoga ni uburozi. Anyweye amarikeri, aragotomeye, umwijima urananirwa. Inzoga zose wanywa, inzoga nyinshi, inzoga zigenda zinaniza umwijima gahoro gahoro. Noneho hari ukuntu umuntu anywa inzoga agahita anavuga ati reka nze kunywa amata. Amata n'umwijima, amata n'inzoga ntago bijyana. Umuntu unywa inzoga akenshi yirinda amata, kuko amata ashobora gutuma umwijima wawe uturika cyangwa se ushwanyagurika kubera ko wanyweye inzoga nyinshi cyane, gahita wumira aho ngaho. Rero icyiza, niba utanapfuye ayo mata yaveho, izo nzoga nibiba ngombwa uzazihorere, kuko wanywa amata utanywa amata umwijima ukananirwa kubera inzoga, ntacyo wakora ngo ubihindure, ntacyo wakora ngo wivure, nta wagira icyo uko abona kuvura. Ibyo byose ni ibintu ugomba gutekerezaho ukanabyirinda. Aha rero ngiye nagira ngo mbwire abagabo ngo pay attention, ibi bintu mbabwira birakomeye cyane. Izi ngingo ebyiri muzitondere, mumenye ibyo munywa, mumenye ibyo murya, nibiba ngombwa inzoga muzireke, kuko umwijima iyo watangiye kunywa amata ugahita ugira ikibazo, jya umenya ko umwijima wawe watangiye kwanga, donc watangiye kugira ikibazo, kuko niho ushobora gupimira umwijima wawe. Ikindi ushobora no kujya kwa muganga bakagupima, kora checking, ubapima umubiri wawe, barebe mu mubiri niba nta kibazo kirimo, kuko umwijima uri kwica abagabo benshi bitewe n'inzoga nyinshi banywa bakonsoma. Alcohol ni ikibazo gikomeye. Izo ngingo ebyiri ni ingingo zikomeye cyane, ni ingingo zishobora kwangiza ubuzima bw'umugabo bukaba burarangiye burundu, ku buryo umugabo wari umugabo umureba, wafatikaga, wari umugabo usobanutse, ujya kubona ukabona birahindutse, ntabwo ukizi niba ari we. Urugingo rero rundi nakubwira wowe mugabo, izo ngize ebyiri apari yazo wibuke ko zigendana n'ubwonko. Ubwonko bw'umuntu, ibyo ni kawaida, ni itegeko. Ubwonko bw'umuntu bwo ni aproteje. Ubwonko bwawe kubuproteja kugira ngo ubashe gukora neza, bimwe muri byo nabyo ni ukurinda ubwonko bwawe imitekerereze ipfuye yo gutuma unywa inzoga kugeza ku rwego utakibasha kwikontorora. Ubwonko bushobora gutuma igihe budakora neza n'izindi ngingo z'umubiri zose zidakora neza. Iki cyo ntabwo ndi bukigereranya na ziriya ngingo ebyiri, kuko buri wese arabizi ko umutwe we ari aproteje, agomba kuwurinda. Ariko ziriya ngingo ebyiri zo zirinde uko byashoboka kose. Reka rero bakundwa mbabwire ngo muramutse mufite ibitekerezo mwatwandikira, murandika ijambo Kayireme, musiga akanya, mwandike mutwerereze kuri nimero 0783471034. Mushobora kutwandikira no muri comment aho ngaho mu kiganiro, mukatubwira uko mubyumva. Ikindi, abantu mutarakanda subscribe, musubscribing, hanyuma kandi mukande like kuri iki kiganiro, munagisharinge abandi. Birashoboka rero yuko mu buzima bwawe ushobora kuba wararwaye umwijima, cyangwa se wararwaye impyiko. Ihutire kujya kwa muganga. Ushobora kumva intege nke, ushobora kumva utameze neza, ariko uko waba umeze kose, icyambere ihutire kugera kwa muganga. Hariho igihe Imana yakurengera, hari igihe Imana yagutabara. Ikindi, kugira ngo wirinde bitazakubaho, utazazirwara,
gira imirire myiza, gira iminywere myiza, kontorora umubiri wawe kandi ukontorore n'imibonano mpuzabitsina ukora, kuko nayo ifite impact ku kuba warwara izi ndwara cyangwa se mu kuba utazirwara. Ndabashimira cyane, Imana ibahe umugisha. Bye bye.